ibyiza by'u Rwanda reka nsingize urwabyaye Mbahaye ikaze mu isi y'ibyiza bitatse u Rwanda, ikiganiro benshi mukunda cy'ubukerarugendo, aho twibanda muri serivisi z'ubukerarugendo mu mahoteli ndetse no mu masite turistique yo mu Rwanda no hanze yarwo. Uyu munsi reka twinjire muri Nengo Eden Park. Ni mu karere ka Rubavu mu mujyi neza ku muhanda unyura inyuma ya Serena werekeza Brasserie. Ni hoteli nini iteganye n'ahazwi nka Lakeside. Aha niho haboneka amahumbezi y'ikiyaga cya Kivu ku muntu waharuhukiye. Nge Ndimanirangunda Jean Paul. Tubane mu kiganiro. Umubare wacu ni 9, igisobanuro cy'umwataka. Ifoto yacu igusigira urwibutso mu birori byawe, yaba ubukwe, anniversaire, bridal shower, inama n'ibindi. Nguhitiyemo 9 Image Studios ngo bagufashe gukesha ibirori byawe bizahore bihanze. Muri 9 Image Studios bakwandikira ku mipira mu buryo bwose, ibikombe, amakaramu, gukora ibitabo, kwandika ku ngofero. Umwihariko ukaba ifoto bagufotorera muri studio ugahita uyitwara. Ngwino wihugure gukora live streaming, photography, gutunganya filime ndetse na social media management. Wadusanga muri centre y'Abatsinda ku cyapa cya taxi ahazwi nko ku iseta ya Giheka. Hamagara tukurangire kuri 07 22 810 891. 9 Image Studios. Your image will stamp your heart. Nengo Eden Park ubundi ni ikigo kinini gitanga serivisi zitandukanye. Ubundi iherereye he? Uyu ni umuyobozi mukuru w'iyi hotel. Nitwa Rukinirwa Eric, nkabandi managing director wa Nengo Eden Park, iherereye mu karere ka Rubavu, umurenge wa Gisenyi, akagari ka Nyaburanga, ni hafi ni Kivu, hafi na Tamtam ku benshi niho bazi. Hari abantu benshi bashobora kuba wenda bibaza ngo Nengo ese ni hotel imeze ite, bakongeraho bati ese irasanzwe muri Rubavu. Reka mushira amatsiko. Nengo ni hotel nshya, ni hotel nshya muri Rubavu, igiye kumara hafi imyaka 2 n'amezi 2-3. Ikaba twaratangiye mu by'ukuri muri mpera za 2024. Akaba ari hoteli nziza ifite amacumbi meza, ifite restaurant, ifite bar, twakwakira abakiriya batandukanye, dufite na salle z'inama, n'abaje mu nama turabakira, abaje muri tourisme ku mazi baje kuryoshya as Rubavu last destination. Twakira abantu batugana benshi, abakerarugendo bose turabakira kandi tugira service nziza cyane muri aka karere. Ubundi mu Kinyarwanda bavuga ko umwana ari ukura, kuko ubundi uyu rwiyemezamirimo Eric yabanje kuba nyiri hotel Kivu Park, none kuri ubu n'ubundi iyi hoteli yaje kubyara Nengo Eden Park. Navuga ko Kivu Park ari wabyaye Nengo Eden Park. Ubu rero tukaba twafite hombi, hari mu byiciro bitandukanye. Nengo yisumbuyeho, Kivu Park niyo mu rwego rw'inyenyeri 2, Nengo niyo mu rwego rw'inyenyeri 3. Akarere ka Rubavu ni akarere kamaze gutera imbere mu buryo bw'ubukerarugendo, yewe ibi bigashingira ku bikorwa remezo bihagaragara. Niyo mpamvu Nengo Eden Park kuri ubu wahagira iwawe bitewe n'uburyo bakwakira. Akarere kacu ka Rubavu warabibonye, wamaze kubona ko karimo na gutera imbere, kari gutera imbere mu bikorwa bitandukanye. Imihanda yabaye myiza, ntabwo ari kwakundi yaheruka muri za 2010. Ubu hararyoshye, haryoheye umujyi wa Rubavu, uryoheye kwasohokera. Muri iyi sama rero turabiteguye, tuzabategura ibitaramo bitandukanye, cyane cyane muri iriya periode ya liberation, n'aya makonje akurikiraho. Inaha babyita ngo haba hahiye nubwo iyo mvuga hari
barimo kuyica ariko kuvuga ko hazaba hashyushye abantu bazaza ku mazi ari benshi muzasige ntimuzibagirwe kuza niba mushaka amafunguro meza cyane abazatugana bose ntago bazababwira tugira ifite yokeje imeze neza cyane isambaza nziza rwose umuzuzu kuba ukunda bizaba ari ibicika amafunguro meza amashambure manini aho muhumeka mukaryama mugahumeka mwumva amahumbezi ava mu kivu mbese abatugana bose nzi neza ko bazanezerwa bakaryoherwa. Tumaze gusobanukirwa n'ibyiza bya Nengo Eden Park ariko hari abafite amatsiko yuko twatembera ibice bitandukanye by'iyi hotel. Iyo ukigera muri iyi hotel wakiranwa ubwuzu maze ugahabwa serivisi wifuza. Karibu muhawe ikaze muri Nengo Eden Park Hotel. Murakoze cyane. Nitwa Steven. Nanjye nitwa Jean Paul Manira mu ndano by'amakuru BTN. Ni karibu muhawe ikaze. Asante. Merci. Ku mukiriya ugeze muri Nengo bwa mbere babanza kumusobanurira serivisi zihatangirwa. Tugira amacumbi, tugira bar na restaurant, tukagira salle y'inama, tukagira na jardin ikorerwamo ubukwe kubifuza gukorera ubukwe hano muri hotel. Tukaba dufite n'icyumba duteganya kuzakoreramo imyidagaduro gym. Ntabwo kiratunganwa neza ariko kirateganyijwe. So tukaba twakira abakiriya neza batugana cyane hano muri Nengo Eden Park. Ni hoteli isa naho itangiye vuba, imaze imyaka 2 hafi n'igice. Byinshi uraza kugenda ubibona, dufite amashambure meza VIP, dufite family room, tukagira standard room, tukagira ama deluxe, ibyumba bimwe na bimwe bireba ku mazi n'ibireba inyuma bigiye bivanze. So nkuko mwabonye Nengo Eden Park Hotel rero ifite umwihariko, ni hotel ireba ku mazi kandi iri hagati y'umujyi wa Gisenyi. Abakiriya barayikunda cyane, dukunda gutembererwa n'abavuye mu ntara hehe mu mujyi wa Kigali, bitewe n'ukuntu turi hagati y'ahantu abakiriya bakunda kuza gusura. Sagabe urayibona aho hepfo ku mazi, Lakeside urabona abakiriya barayikunda cyane bitewe n'ukuntu iri hagati y'aho ambiance yabo bisanga. So Jean Paul rero muranyemera nze kuza kubereka bimwe mu bigize hotel yacu. Hanyuma tutarajya kureba ibigize hotel, reception ni reception ubona ko iryoshye. Yego. Kigali ni Yorkeranda. So ino migi rero nkuko ubizi iyi ni migi fatizo y'amasaha ngenderwaho ku isi yose. Niyo masaha uzagenda usanga mu mahoteli cyangwa se mu yandi mabiro y'abayobozi. Iyi niyo migi fatizo y'amasaha ku isi yose. Tuvuye aho bakirira abantu baje muri Nengo Eden Park, reka noneho twinjire mu bice bigize iyi hoteli duhereye mu byumba. Nkuko nahoze mbibereka rero, iyi ni niveau ya mbere igizwe n'amashambure areba ku mazi. Ibi ni ibyumba bireba ku mazi gutya, n'ibifite back view bireba inyuma. Hagakurikiraho n'iyo koridoro y'inyuma yanyu ifite chambre zireba ku mazi tena n'izindi zireba back view. Turaza kureba na niveau ya kabiri nayo mbereke n'amashambure uko bimeze. Merci. Kwinjira mu byumba bya Nengo Eden Park ni nko kwinjira muri paradizo bitewe n'uburyo haba hatuje, hisanzuye ndetse hanateye amabengeza kubwo kuba imiterere yaho ikurura uhabona. Aha tugeze rero ni kuri niveau ya kabiri, ni muri bya byumba nahoze mbasobanura uko bitandukanye. Iyi ni twin. Ni twin kuri niveau ya kabiri. Urabona ni bitanda bigari, ntago ari za twin zingana gutyo, twin dutoya, ni twin nini ifite metero 2 kuri 2 kandi harimo ibitanda bibiri. So iyi twin rero ifokasinga kuri lake view, ifite view y'amazi, balcony hanze, ikaba ifite douche na toilette bya muhano birimo imbere, televiziyo, garde-robe na kameza ko kuba wakwakiriraho abantu. Turimo kugenda twinjira mu gice cya Sama, hahandi abantu ubundi baba basabwa kujya kuruhuka. Nta handi rero nanjye niho nkurangiye kuko muri Nengo Eden Park bafite ibyumba bihagije.
dufite umubare w'ibyumba bihagije. Hano dufite ibyumba 39. Urumva ni ibyumba byinshi, ibyumba 39. Tukaba dufite n'indi backup y'ibyumba hano. Kivu Park bura nayo ni yacu. Kivu Park ni hoteli yacu, nayo ifite ibyumba biri de plus de 30. Urumva ni ibyumba byinshi, umuntu ashobora kuza akavuga ati ibyumba 30, turateganya kuza turi groupe y'abantu 30 nabangahe, turi benshi, dufite ibyumba byinshi. Mu kuvuga rero ngo sama barahenda, ntabwo duhenda. Hano dufite ibyumba byiza kandi biri kuri standard nziza. Ibiciro muzajya kuri website, muzajya musanga ibiciro, kandi ntugakangwe n'igiciro. Burya habaho igihe cya sama n'igihe cya bargaining. So icyo gihe rero iyo ubonye ibiciro biri kuri website aba ari ibiciro fatizo. Iyo ugiye kuri website ukandikira hotel ugira gute, hari gihe ubugizanye isoko rinini. Mu mahoteli habamo ibyumba bitandukanye bitewe n'ibyiciro baba bakira, kuko ahanini usanga n'abantu bagana amahoteli babanza gutanga ishusho fatizo y'icyumba bakeneye. No muri Nengo hari ibyumba by'ingeri zose. Iki cyumba tugezemo rero ni icyumba cya family, uko imiryango isohokana abana, papa na mama n'abana 2 3. Dufite hano icyumba cya mbere, tukagira n'icyo cyumba kiri ruhande ni connecting room. Iyi rero tuyibara nka family room kubera ko akenshi na kenshi imiryango nayo bikeneye gusohokana abana babo bari kumwe n'ababyeyi. So iyi chambre rero nini nk'uko bibona, ifite igitanda kigari kinini cyane, ikagira n'ikindi cyumba gikurikiyeho hano connecting room, nacyo ifite igitanda kinini kingana n'iki cya hano, kandi urabona ko hafite isuku cyane. Super Fresh bakuzaniye ikirungo cyitwa Intraco Feeds kivuye ku mugabane w'Uburayi. Ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko, izitera zikaguha amagi y'umuhondo nkamwe y'amanyarwanda, kandi zigatera ku kigero cyo hejuru. Mu gihe inkoko z'inyama, iki kirungo kizifasha gukura vuba, ku buryo mu byumweru 6 gusa umworozi abatangiye kubara amafaranga. Intraco Feeds, iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kuri ekara. Igikoni na restaurant bya Nengo Eden Park ni ahantu hahuriza ubuhanga mu guteka n'uruhumuro rw'ikirere cyiza, bigatuma buri wese uhasuye yumva yageze mu rugo rufite urukundo. Aha amafunguro ategurwa mu buryo bwitondewe, hifashishijwe ibiribwa bishya kandi byatoranyijwe neza, bigatanga uburyohe budasanzwe bushimisha umutima n'akanwa icyarimwe. Ibidukikije byaho biratekanye kandi biteguye neza, bigatuma haba ahantu heza ho gusangirira n'inshuti, kwakirira abashyitsi cyangwa kuruhukira nyuma y'umunsi uhuze. Nengo Eden Park si restaurant isanzwe gusa, ahubwo ni uburambe bwuzuye bushyira hamwe serivisi nziza, isuku n'ubwiza, bigasigira uwahasuye inyota yo kuzagaruka. Hano tugeze ni muri cuisine na restaurant na bare isohokera hano. Hano rero naho abakiriye cyangwa se abashitsi twakiriye mu hoteli yacu bakirira ifunguro kubaje muri restaurant, muri baturutse hanze baje muri restaurant, bose biyakirira hano. Ariko tukaba dufite na bare hano na jardin hanze nk'uko mwabibonye. By'umwihariko ariko iyi ni cuisine iri open. Cuisine iri open. Ifunguro rya bari gutegurira ureba aho babitegurira na urabona petit déjeuner mu kanya nk'uko mwabibonye bari muri restaurant. Petit déjeuner bayifatira ahangaha. Cuisine yacu hari ya chef nawe araza kukwereka ku byo arimo gutegurira abakiriya. Mu kanya uraza gutesting urebe. Dufite cuisine nziza cyane, dufite cuisine itegura neza. Speciality yacu hano ni ifi yokeje, tugira ifi yokeje burya yo mu mazi hano dusambaza dukawushije. Ikindi nanone kandi urebye hano mu restaurant nini ishobora kwakira abantu bagira muri 50 umva n'abantu benshi cyane. Restaurant gusa tukaba dufite hanze rero hashobora kwakira n'abari de plus 50. So iyo dufite igihe cy'inama, ira sale wayibonye, dufite sale nini nayo yakira abantu 200 230 gutyo. Urumva rero abo bantu bose tuba dufite ahantu ho kubicaza kandi bagakwirwa. Nkuko mwabibonye rero iyi restaurant yacu iraryoshye cyane. Niyirora Joseph ni umutetsi mukuru muri Nengo Eden Park wihariye, wanyuze mu mahoteli
harimo n'ayo ku rwego rw'inyenyeri 5, aha twavuga nka Marriott Hotel. Afite impano idasanzwe yo guhindura ibiryo bisanzwe akabigira uburambe budasanzwe ku buryo ubirya atabibagirwa. Afite ubuhanga bwo kuvanga uburyohe, ibara n'impumuro ku buryo buri funguro ategura riba nk'igihangano kiribwa atari ifunguro gusa. Abamaze gusogongera ku byo akora bavuga ko ari urugendo rutuma wongera gusobanukirwa uburyo guteka bishobora kuba ubuhanzi. Iyo ugeze muri Nengo Eden Park, ntabwo uba ugiye kurya gusa, uba ugiye guhura n'umutetsi ufite icyerekezo, uhora ashaka gutunganya no kuzamura uburambe bw'abamugana. Niyo mpamvu benshi batangira kuza kubera amatsiko, ariko bagasubira kenshi kubera uburyohe ategurana ibyo akora. Igikoni cyacu twibanda ku ma spices ari loko, ari fresh. Twakwa dufite mint hano, garlic, dufite celery, tugira indimu, mint, twito na romari, ginger. Ibi byose bidufasha gukora amafunguro yacu neza cyangwa se kuyategura. Niyo yunganira, nibyo byunganira ibi birungo bindi tuba dufite bisanzwe abantu bose bahuriraho. Umwihariko wacu, umuntu ufashe iri funguro irya byose tuba twateguye bitewe n'ibi birungo twaberetse hano, hehe no kugugara mu nda, uhorana apeti, urafungura ejo ukagaruka. Iyi resete tugiye gukora ya cream chicken, mushroom na pasta irafata iminota 10. Tukakoresha breast y'inkoko, tukayitogosaba amazi arimo akunyu gake kugira ngo bize kutworora kuhita dukora iyo resete. Buri ibiryo birasa, amoko y'ibiryo namwe, ariko uburyo biteguramo. Nk'iyo fi yaba inkoko ishobora kukubera wowe speciality cyangwa se kakubera ikintu kigutunguye bitewe nuko test yacyo uyumvisha. Twe rero ku bijyanye na grillade dufite umwihariko wacu, uburyo tubanza guteguramo ifunguro, uburyo dukora marination y'ifunguro, twifashisha bimwe mu byo twaberetse. Aho ni ku rwego rwa grillade, ariko tukaba tunafite umwihariko noneho w'icyo twita sande blanche dushaka kuzajya dutegura cyangwa se dutegura ubu ngubu ya nyamacoma buri kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru. Iyo ugeze aha wiyumva nkaho winjiye mu isi itandukanye gato n'iy'urusaku rw'umujyi, aho inseko z'abantu zihura n'ibirahure bikoma mu ntoki bigakora indirimbo yihariye. Nengo Eden Park ntabwo ari urunywero rusanzwe, ni ahantu wubaka ibihe byiza, uganira n'inshuti cyangwa ugahura n'abashya bagahinduka amateka meza mu buzima bwawe. Niho nijoro ritangira kuvuga inkuru nziza, kandi buri kanya hahinduka indi ntambwe mu rugendo rw'ibyishimo. Dufite coffee station hariya, tukagira bar ifite inzoga zose z'ubwoko bwose, harimo ama whisky, harimo wine, harimo inzoga za rufuro, ndetse kubifuza ikawa nziza tugira ikawa nziza kuko dufite imashini hariya. Kandi ku bantu bifuza na ice coffee dufite n'imashini ikora amaglaso hariya, ice coffee turayikora neza cyane. So bar yacu nkuko muyibona ifite ikinyobwa kiri full, iruzuye cyane nk'abantu baturi Uganda nyine. Iyo bar iriho abantu igizwe n'abantu, urumva tuba twishimiye kubona babakiriya ko bishimiye bar yacu ko ifiteho abantu. Kandi cyane ko mu gihe cy'imipira abantu usanga hano bari kureba imipira mu gihe cya match cyane, kandi ugasanga bishimiye urunywero rwacu kuko rufite ibinyobwa byinshi. Twegereye bar yacu rero urabona hano dufite draft beer, za nzoga abantu bakunda kwivomera. Iyi ni umusemburo wa mitsingi ya Amstel. Urabona rero ko dufite presiyo imwe y'umwimerere, nkuko nakubwiye twegereye Uganda ntabwo tubibura. Itandukaniro ntabwo ndumwenze cyane ku buryo najya gusobanura. Kubabizi barajya muri comment bazatubwira itandukaniro rya draft beer na mitsingi isanzwe, ariko
nzi neza ko iya ari umusemburo wa mbere uruta iriya ifunze muri boto. Jabo Derrick ni barista muri Nengo Eden Park coffee shop yabo. Si ahantu ho kunywera ikawa gusa, ni ahantu ho gutuza umutima no kuganira n'amarangamutima yawe. Aha buri gikombe cya kawa kiba gifite ubuzima. Iyi kawa iva ku mbuto z'u Rwanda zizwiho kuba nziza, igahinduka ikinyobwa kirimo ubushyuhe bw'urugo n'uburyohe butuma wongera gutekereza neza. Nengo Eden Park Coffee Shop ni ahantu ushobora gutangirira umunsi wawe neza cyangwa ukawusoza utuje, ufite igikombe cya kawa mu ntoki n'ibitekerezo bishya mu mutwe. Niho ibitekerezo bivukira, inshuti zihurira, n'ibihe byiza bikandikwa buhoro buhoro nk'inkuru nziza iteka ushaka kongera gusoma. Uyu ni Derrick. Umwihariko wacu niho ndaheraho kuko icyambere ni kiduhereza itandukaniro n'ahandi. Tugira ikawa iri special, ikawa yacu iri special. Tugira nka latte na espresso bomba bitandukanye n'ahandi. Ikawa dukoresha ni first class, ifite beans zikaranze neza ziri black. Iyi kawa yacu umwihariko wayo wundi wa kabiri, dutanga ikawa ifite ibipimo ngenderwaho, ari byo doze dutanga. Ntabwo dutanga ikawa itujuje ubuziranenge. Iyi ni coffee scale dukoresha, n'umwihariko wo gutanga ikinyobwa cyuje ubuziranenge muri iyi hoteli yacu. Murakoze cyane. Mu Rwanda byatangiye ari gake gake, ariko bitewe nuko iminsi igenda izamuka, abakunzi bayo bariyongeye kuko ni ikinyobwa cyiza. Ni ikinyobwa cyiza. Hari abakibyitiranya ko kunywa ikawa ari ikintu kibi kuko kirimo ikinyabutabire bita caffeine, ariko caffeine, ibintu byinshi tunywa birimo caffeine, ariko caffeine yo mu kawa ni nziza. Ni nziza bitewe n'igihe uyifatiye. Aho iki kawa ivuze ku bukerarugendo muri rusange nka Nengo Eden Park Hotel, ikawa ni kimwe mu batugana bose bakenera cyane, yaba mu gitondo yaba ndetse n'amasaha nimugoroba, bitewe nuko abakiriya benshi tugira baturuka hanze, yaba baturuka hanze y'igihugu ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Baza hano baje akenshi mu kazi no mu kiruhuko. Akenshi umuntu wese akora neza ruko yabashe gufata ikawa, bikaba bihuza urujya n'uruhuza muri hoteli. Muri rusange bikaba bizamura urwego rw'ubukerarugendo muri zone dutuye ya Nengo. Ndabasaba kutwegera cyane, ndabasaba kutwegera no muri Nengo Eden Park. Dufite ikawa idasanzwe, especially dukora na espresso bomba. Nitwe bambere dukora espresso bomba hano mu Rwanda. Nawe ntabwo wagenda tutagasogonye. Nengo Eden Park uretse kuba bafite ibyiza byinshi, niyo mukeneye kuba mwakora ubukwe cyangwa mufite inama, bafite ubusitani bukorerwamo ubukwe, yewe na sale nziza kandi yisanzuye. Hano ni gice nakwita nkaho ari sale, ni sale y'inama ku bantu bagira inama y'abantu benshi, ku nzego za leta cyangwa se ku makampani runaka. Hari abantu baza bifuza sale y'inama cyangwa sale y'ubukwe. Uko uyibona ni nini cyane, yakira abantu 200. Abantu 200 ni benshi. So kano kanya rero kubera ko dusetinga abantu bake tugereranije nabo dukunda kwakira weekly mu cyumweru, gucya hasetinzemo abantu bake, ariko iyi sale ni nini cyane, twakira abantu bagera muri 200. So nukuvuga ngo uko uyibona gucya ifite projector screen n'ibiki byose ku bantu bifuza kuba bakoreramo loisir. Iyi sale turayikodesha. Internet hano dufite internet iri ku rwego rwo hejuru kuko yakira abantu bari mu mashambure, sale na reception na restaurant. Hari aho se mwagiye mubona internet yacu iri hejuru cyane. Mu Rwanda ubukerarugendo bumaze gutera imbere, ariko no muri Nengo Eden Park abahagana igihe bakeneye gutembera ibyiza bitatse Rubavu, yewe kimwe n'ahandi bafashwa gutemberezwa ndetse no gusobanurirwa. Kuri Nengo particularly hotel yacu just address dukorana n'uriya ufite iriya Nengo Trail, ako gasoza vugaga Karimu, Mr. Karimu nubwo
mwamubarije ariko ni ahantu heza nyaburanga abantu baragenda bakazamuka bakarya ikijumba cyokeje bavayo bananiwe tukabakira hano kandi n'akarere kacu ka Rubavu ntabwo kicaye ubusa kari gukorana imbaraga nyinshi bari gushaka guteza imbere buriya mu musozi wa Rubavu yego sinshinzwe kubavugira ariko bazababwira ariko nk'umushinga ibyaha ariko nk'abantu bafatanya ibikorwa dukorana umunsi ku munsi baba dukangurira marketing kubyamamaza yego uyu musozi wa Rubavu mu minsi iri imbere rwose uzaba ari mwiza iyi beach bashaka kwikora neza n'amato menshi asigaye ahari ku buryo ushobora gutemberera mu Kivu wagera za Karongi wagera za Rutsiro rwose ubu hari amato meza tuba dufite rero contact n'abo bantu n'aba partenaire n'abaha abakiriya nabo bakamba abandi dukorana rero umunsi ku munsi nta mukiriya uzaza iwacu ngo yumve board yumve yarigunze tuzabimufashamo ibyo byose. Ubujyanama waha abantu bagana akarere ka Rubavu by'umwihariko unabahamagarira kuzanga dusoza nabagira inama kutazacikwa cyane cyane muri isomo turi kwitegura aho bazaza bose amezi yose tugiye kuyakora tubahe na package nziza cyane tugiye kwipanga ku buryo hazaba hari ibitaramo tugerageze cyane cyane byamamaza abenshi bazasore n'imbuga zawe amakuru bazajya bahasanga bazacika kuza muri Nengo Eden Park. Nengo Eden Park si ahantu usura gusa, ni ahantu usigira umutima wawe ukaruhuka. Ni igikoni kirimo uburyohe, ni urunywero rufite ituze, ni ahantu hatuma wongera gukunda ubuzima, nuhagera rimwe umutima wawe uzahora uhifuza ndetse wifuze kugaruka. Muri Nengo Eden Park niho ibyiza bihurira n'ituze. Ushaka ko tugusura twandikire, yewe unasura imbuga zacu harimo Golden Films Rwa, Farmers Voice TV, 9 Image Studios ndetse na Life Code Rwanda. Aya yose ni amacana ushobora gusangaho ibiganiro dukora ndetse na filime z'urukundo. Ngendimana Jean Paul, tuzongere guhura mu kiganiro The Travel Time cy'ubutaha, ubundi turyoherwe n'ibyiza bitatse u Rwanda. Umubare wacu ni 9, igisobanuro cy'umwataka. Ifoto yacu igusigira urwibutso mu birori byawe, yaba ubukwe, anniversaire, bridal shower, inama n'ibindi nguhitiyemo 9 Image Studios ngo bagufashe gukesha ibirori byawe bizahore bihanze. Muri 9 Image Studios bakwandikira ku mipira mu buryo bwose, ibikombe, amakaramu, gukora ibitabo, kwandika ku ngofero. Umwihariko ukaba ifoto bagufotorera muri studio ugahita uyitwara. Ngwino wihugure gukora live streaming, photography, gutunganya filime ndetse na social media management. Wadusanga muri centre y'Abatsinda ku cyapa cya taxi ahazwi nko ku iseta ya Giheka. Hamagara tukurangire kuri 07 22 810 891. 9 Image Studios. Your image will stamp your heart.